twakire Gospel Proclaimers Drama Team baze badufashe nabo kuramya Imana. Amashi menshi kuri Gospel Proclaimers. Akira mashine ngani akulereye akiri ndirimbo yanjye ngutuye ikorera umubavu guhumurira neza nami waranyumvise ubwo nagusengaga akira mashine ngani akulereye yangezeho bintera kwiheba nareba imbere yanjye nkabona umwijima niko kubwira ubwoba ndataka cyane mamiko wambwiye ko ndazansiga njyenyine be uri hehe Yesu uri hehe be uri hehe Yesu uri hehe ibihe byangezeho bintera kwiheba nareba imbere yanjye nkabona umwijima niko kubwira ubwoba ndataka cyane mamiko wambwiye ko ndazansiga njyenyine mbega uri hehe Yesu uri hehe mbega uri hehe Yesu uri hehe ngeraho nshobewe mfite intege niko kufishwa iwe ibwira riti uru rugendo rwawe inajuza rusohoza amahoro geraho cobewe citse intege niko kufishwa igiwe ibwira riti uru rugendo rwawe ni jyewe rutangije inajuza rusohoza amahoro uwese ku mugongo wanjye ntazuzabana uwese ku mugongo wanjye Nachizaba Nachizabayo Uweze kumugongo wanjye Nachizaba Nachizabayo Uweze kumugongo wanjye Nachizaba Nachizabayo Uweze kumugongo wanjye Nachizaba Uweze kumugongo wanjye Nachizaba Uweze kumugongo wanjye Nachizaba Ndaguhetse ku mugongo 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 wanjye Nachizaba Mwakomera amashi Imana ibaha umugisha ku mugongo wayo ntacyo tuzaba. mwambaye neza Nturi bushobore kuvuga yego uyu mwana uri ko banzi bishobore gato Azi kubyina. sosuza ku bantu bose bari kukureba. Ndasuza mama, ndasuza papa, ndasuza mukuru wanjye, ndasuza musaza wanjye.
none se kuki usuhuje abo mu rugo gusa nibo bonyine uzi ndasuza n'inshuti zanjye ndasuza n'abo bari hose tubakomera amashyi watangiye kubyina ungana gute ufite imyaka ingahe mfite imyaka 7 imyaka 7 ubu ngubu ufite ingahe 9 ubu umaze imyaka 2 yose ubyina ni ukuri turacyafite umva Jolie iyo mbonye umwana muto ubyinira Imana kingana gutya nyine mbona umva bishimishije kandi nawe nibwo watangiye beke anjye natangiye nkuze ufite ingahe ntago myibuka ariko natangiye ngiye nkuze cyane nago nabashije kugira amahirwe yo gutangira nyine umwana ariko niba uzi ko uba ufite umwana nyine afite impano ni ukuri ntukatume adasohora hari amahirwe yuko nakura abikuriyemo ashobora kuzaba umubyinnyi hambaye yego urakoze cyane so ninde uri butubwire musengera dusengera hano mu Kiyovu hirya ya Kiste neza urusengero bita Saint Etienne mwese niho musengera niyo dusengera twese wabashaka yabakura hehe mpo dukoresha social medias Instagram twita Gospel Proclaimers Drama Team ndetse na YouTube mukeneye nimero ni 0788 13 murakoze cyane hano batutarabasezera hari message imwe yonyine nasoma na Nicolas yavuze ngo ndi Nairobi ndifuriza abakunzi ba Sunday Live icyumweru cyiza turabakunda abantu bose bari Nairobi turabakunda cyane cyane Shema Elvis yavuze ngo ari Kimironko ngo murasa neza cyane urakoze cyane so Julie tudatinze ntitwakakira abandi murakoze cyane mwakomera amashyi bava kuri stage turimo turabwira abantu mwese mudukurikiye mu duce dutandukanye tubabwira ngo mwakoze cyane kubwo message zanyu kubwo gukurikirana ikiganiro cyacu kubwo kudukunda kubana namwe bituma tuzamura icyubahiro cy'Imana bituma turushaho kwiramya no kwihimbaza tuvuga ngo nta wundi wasa nawe kuba uyu mwaka twinjiye 2020 tugeze ngira ngo turi kwinjira mu kwa kabiri kwa mbere turimo turagusoza ariko hari impamvu yo kubikora so wowe uriho wowe ugihumeka umwuka w'abazima no matter what n'ugwahura n'ibibazo hari impamvu ufite yo kuyimbaza Imana mu gihe ugihumeka umwuka w'abazima please koresha uwo mwuka uvuge ngo Mana nta wundi wasa nawe.